Bibiliya ibisobanura neza. Satani yashakaga kuba nk'Imana, yifuzaga icyubahiro cy'Imana, yakoze ibishoboka byose kugira ngo akibone. Nanone Bibiliya ikavuga yuko Yesu yaje kugira ngo atwereke inzira y'agakiza n'ubugingo buhoraho. Nyamara miliyoni nyinshi z'abakristo benshi ntibazi yuko ibishuko bya Satani bikiriho no mu Kristo bwa none. Ntabwo twakwigiza nkana ngo twumve yuko ibintu byose ari amahoro. Yesu avuga neza yuko ibishuko bya Satani bituma abakristo benshi bayoba. Yesu yaravuze ati, umuntu wese umbwira ati mwami mwami si usinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe? Nibwo nzabirora nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi b'ibimwe. Bityo bisanga mu Matayo 7:21-23. Yesu avuga yuko aba bantu bavuga ko bise izina rya Yesu bakambaza izina rye batazinjira mu bwami bwo mu ijuru kuko batakoze byose ashaka. Abo ni imbata z'icyaha. Mu yandi magambo bazishwe yuko bari gukurikira Yesu nyamara badakurikiza ubushake bw'Imana nk'uko Bibiliya ibyerekana. Ubu ni ubushukanyi Satani ateza kugira ngo agushe miliyoni nyinshi z'abakristo. Ubwo buryo akoresha ni ubw'imyumvire rusange y'abantu. Nawe yumvire. Bibiliya itwereka yuko Satani yacuze umugambi w'ubwigomeke. Yesaya 14:13-14 hagira hati, abira gutinda azamuka njye mu ijuru nkuze intebe yanjye y'ubwami isumbe inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikasi, nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Abantu benshi biza yuko ibitangaza byose biva ku Mana, nyamara ntibazi yuko Satani nawe afite izi mbaraga. Tega amatwi. Ibyahishuriwe 16:14, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abemo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Wihagarike umutima. Imana ntiyadusize twenyine mu mwijima, ahubwo itweka uko twakwirinda ibitangaza n'ibishuko by'umubi. Muri Isaya 8:20 havuga hati, nimusanga Imana nibihamya, nibatavuga ibihwanye n'ibyo nta museke uzabatambikira. Yandi magambo, Imana iduhamagarira kutumva inyisho z'abadakurikiza amategeko y'Imana nibihamya. Imana itubwira yuko aba bantu batayikorera. Muri Zaburi 19:66 hagira hati, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Uburyo rero bwo kumurikira inzira zawe ni ukwiga ijambo ry'Imana no kuyigenderamo. Muri Matayo 15:9 Yesu agira ati, bansengera ubusa kuko inyisho yigisha ari amategeko y'abantu. Uyu murongo tubwira yuko gusenga kwacu ntacyo kwakumaze iyo tudakurikiza ibyo Bibiliya ivuga. Iyo tutumvira Imana tuba tubaye imbata z'icyaha n'urupfu. Mu Baroma 16:16 Pawulo agira ati, ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Yesu muri Yohana 14:15 aravuga ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ntabwo dukurikiza amategeko y'Imana kugira ngo duhabwe agakiza, ahubwo twitondera amategeko y'Imana kubera ko twacunguwe tukaba tunamukunda. Mukuri muri Yakobo 2:19-26 havuga ngo, kwizera kudafite imirimo kwa gupfuye. Kwizera kwa Aburahamu kwamuyoboye mu mirimo, ndetse binyuze mu mirimo kwizera kwe kwaratunganyijwe. Nkuko Bibiliya ibivuga, umubiri udafite umwuka ubupfuye, niko no kwizera utagira imirimo kuba gupfuye. Zirikana ko izo ari inyigisho ziboneka mu matorero menshi ya Gikristo zivuga yuko umuntu asabwa gusa kwizera. Bibiliya bisobanura neza yuko kwizera utagira imirimo kuba gupfuye. Mu rwanda rwa Yohana 5:3-4 hagira hati, kuko gukunda Imana ari uko, nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Ntugatega amatwi abakubwira yuko kubahiriza amategeko yayo ntacyo bimaze. Ibyo ni ishuko bya Satani, kuko nta hantu hamwe muri Bibiliya havuga yuko ntacyo bitwaye kwica amategeko y'Imana. Wakabiri wa Timoteyo 3:16-17 hagira hati, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhana gukiranuka kugira ngo Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Bibiliya niyo burinzi bwacu. Ntabwo dushobora kubaho twisera ibintu byose nta gutekereza. Ntidukwiriye kubaho uko twiyumva. Ntidukwiriye gukurikiza inyisho z'abantu. Ntidukwiriye kwicara ngo dutegereze amayerekwa, kuko amayerekwa yose yatanzwe muri Bibiliya, kandi Imana ntizahindura ibyo banditsi ba Bibiliya banditse cyangwa se bakavuga.
Uburinzi tubonera mu gukurikiza Bibiliya, ijambo ry'Imana. Nukurikiza Bibiliya mu mibereho yawe, ntuzigera wumva Yesu akubwira ngo nimumve imbere mwa nkozi b'ibimwe, ahubwo azakubwira ati nuko mugaragu mwiza, injira mu munezero wa shobuja.